Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nanone bene data dushimye Imana kubw'uyu mwanya. Ni umwanya w'igiciro cyinshi kuko tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ryahanze byose, niyo mpamvu umwanya wo kuriganira ari wo mwanya ubukomeye cyane. Rero dushimye Imana kubw'uyu mwanya. Munyemerere dusenga Imana hanyuma dutangire kuganira ku ijambo ry'uyu munsi. Mana yaremye ijuru n'isi, Imana nyiri ijambo kandi Imana jambo. Ndagushimiye kubw'uyu mwanya. Ugize neza Kristo mwami wacu, mukiza w'ubugingo bwacu, kutwongerera amahirwe yo kugira ngo turusheho kwiyeza ndetse no kwitunganya, kugira ngo umwami Yesu umunsi uzaza uzasange twiteguye. Ngushimiye rero umwanya w'ijambo ryawe tugiye kugira. Ni wowe jambo, ni wowe tugiye kuvugaho. Ntabwo rero twakuvugaho ngo tubashe gusobanura neza cyangwa se tubashe kukuvuga neza, keretse ari wowe mwami wanjye uduhaye kumenya ibyo dukwiriye kukuvugaho. Ndagushimiye rero, nishyize mu biganza byawe kandi ndakwiringiye, ndakwizeye ko ugiye kumfasha kugira ngo nkuvuge kandi ngusobanurire bene data bankurikira. Habwa ikuzo, habwa icyubahiro mu byo ngiye kuvuga byose. Ndagushimye, ni mu izina rya Yesu mbisabye kandi nshima nizeye. Ubwoko bw'Imana buvuge ngo amen. Tumaze iminsi rero dutangiye kuganira ku nyamaswa yavuye mu nyanja, aribwo bwami bw'isi twagiye tubivugaho. Uyu munsi tugiye kureba nanone ikindi kintu gikomeye ku bijyanye n'ubwo bwami. Turasoma nanone umurongo wa mbere mu byahishuwe ibice 13. Uyu murongo ni ngombwa cyane yuko tuwutindaho kugira ngo buri kintu cyose kihahishe kibashe gusobanuka, nibyo bizadufasha ndetse no kugenda turushaho gusobanukirwa n'ibindi byose biri imbere. Rero munyemerere mpasome. Haravuga ngo, ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Byinshi ahangaha tumaze kugenda tubivugaho, ariko uyu munsi munyemerere nse nkusoma akantu gatoya kuri uwo murongo, kuko ariko gakubiyemo ibyo ngira ngo tuganire. Haravuze ngo, ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja. Ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja. Aho rero niho hari ikintu tugiye kuvuganaho bene data. Yohana arimo aratubwira ngo agihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngo yagiye kubona ngo abona iyo nyamaswa iva hehe? Iva mu nyanja. Ariko nk'uko nari maze no kubivuga mu kanya, buri kintu cyose kivugwa mu ijambo ry'Imana kiba gifite impamvu yacyo kandi kiba gifite icyo gisobanuye. Ntabwo Imana, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo ibyanditswe byose ngo byahumetswe n'Imana. Mu yandi magambo, Imana niyo yabihaye abantu, niyo yabihishuriye abantu mu buryo bugiye butandukanye. Nk'urugero, Yohana we yabihawe mu buryo bw'iyerekwa. Ni amayerekwa yagiye agira, yagiye abona, ndetse bikanagera n'aho umwuka we ugenda ukagera ahantu ukabona ibintu. Rero ntabwo Imana ishobora kwemera guhishurira umuntu ikintu kidafite impamvu, kidafite icyo gisobanuye. Rero ndashaka yuko uyu munsi tuvugana ahantu iyi nyamaswa yubatse cyangwa se yubaka ubwami bwayo. Yohana yavuze ati, ngo agihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngo yagiye kubona ngo abona ngo inyamaswa ngo iva mu nyanja. Mu yandi magambo, impamvu Imana yemeye yuko Yohana avuga kuri iri jambo umusenyi, guhagarara ku musenyi, nuko n'ubundi iriya nyamaswa igiye cyangwa se yavuye mu nyanja, n'ubundi nayo igiye gushinga ibirenge byayo ku musenyi. Ahantu igiye kubaka ubwami bwayo ni ku musenyi. Ariko uyu musenyi ni iki? Mureke dusome muri Matayo ibice 7, dusome duhere ku murongo wa 24 tugeze ku murongo wa 29.
mwumve ukuntu havuga, nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware, ntase n'abanditsi babo. Yesu nashimwe cyane. Niki Yesu ahangaha arimo kutubwira? Yesu ahangaha arimo aratwereka amama abiri. Arimo aratubwira ku bwami bw'Imana, ariko kandi aranatubwira no ku bwami bw'isi. Aravuze ati, iyo umuntu yumvise amagambo ye ntayakomeze. Kuyakomeza bivuze iki? Kuyakomeza bivuze yuko ayo magambo uyafashe nk'ikintu kidasanzwe, gikomeye, gikwiriye mu buzima bwawe. Noneho ayo magambo uravuze uti, ibintu uzakora byose nzaba nshingira kuri aya magambo. Ikintu cyose cyo mu buzima bwanjye nzakora, nzashingira ku ijambo ry'Imana kugira ngo mbashe kugikora. Nzashingira ku ijambo ry'Imana kugira ngo mbashe kugira icyo mvuga. Sinzemera kuvuga ikintu cyose gitandukanye n'ijambo ry'Imana. Kubw'iyo mpamvu bigatuma wiyemeza gusoma ijambo ry'Imana ndetse ukaritekerezaho amanywa na nijoro, kugira ngo uhindure imyumvire yawe, ibitekerezo byawe, ndetse no kugambirira kwawe ko mu mutima, kugira ngo bibe bishingiye cyangwa se byubakiye ku ijambo ry'Imana. Bityo kubera ibitekerezo byawe ndetse n'umutima wawe byubakiye ku ijambo ry'Imana, kuko ibyo dukora byose n'ibyo tuvuga byose biba bivuye mu mitima yacu ndetse no mu bitekerezo byacu. Ariko kuko ibitekerezo byacu n'imitima yacu byubakiye ku ijambo ry'Imana, cyangwa se byahindutse nk'ijambo ry'Imana, cyangwa byahinduwe n'ijambo ry'Imana, biba bivuze yuko ibyo tuzakora byose, ibyo tuzavuga byose bizaba bigendera ku murongo w'ijambo ry'Imana. Ariko ku muntu utakomeza amagambo y'Imana, ni wa muntu nubwo yumva, nk'uko uyu munsi iyo ugiye kuri za YouTube, iyo ugiye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ku isi hose, aho uri hose hari insengero, hari abantu mubana mu rugo bavuga ku ijambo ry'Imana, nubwo wowe uba udashaka kubyumva, ariko byanze bikunze urabyumva. Rero uko kubyumva, iyo ubyumvise ntubikomeze, ntubihe agaciro, ntubihe umwanya, ntubitindeho cyane, biba bivuze yuko ubwenge bwawe, umutima wawe ntabwo biba bibishingiyeho, ntabwo biba bishingiye ku ijambo ry'Imana. Rero Yesu akoresheje urugero rw'abantu babiri bashaka kubaka inzu, ariko aravuze ati, umwe ngo yubatse inzu ye ku musenyi. Ni nawe nshaka ko tuza gutindaho, cyangwa reka duhere kubatse ku rutare. Uwubatse ku rutare ngo imvura yaraguye, ngo imivu iratemba, ngo umuyaga urahuha, ngo hanyuma ibyo bintu byose byikubita kuri iyo nzu. Ngo ariko iyo nzu ngo ntiyagwa, ngo kuko yari yubatse ku rutare. Yesu nashimwe cyane. Ngo ariko iyindi kuko yari yubatse ku musenyi, ngo yaraguye, ibyo bintu byose byikubiseho, ngo yaraguye, ngo ndetse kugwa kwayo kuba kunini. Impamvu nta yindi, nuko umusingi w'iyi nzu ntabwo ukomeye. Umusenyi, reka tuvuge ku musenyi. Umusenyi, reka yenda mfate nk'urugero ku nyanja, ku mwaro w'inyanja, yenda iyo nyanja ikaba ifite umusenyi, kuri uwo mwaro hariho umusenyi. Iyo urebye imiterere y'umusenyi, uduce dutandukanye tugiye tugira umusenyi. Iyo ufashe agace k'umusenyi n'akandi gace k'umusenyi n'akandi, ntabwo hagati y'utwo duce habamo imbaraga zihuza umusenyi kugira ngo umusenyi ube ikintu kimwe gikomeye kigizwe
n'utwo duce dutandukanye, ariko kikaba ari ikintu kimwe. nka kuriya kw'ibuye, ibuye iyo urifashe ubona yuko ari ikintu gikomeye. Impamvu gikomeye ni uko uduce dutandukanye turigize iryo buye turafatanye, hari ikintu kigenda kiduhuza, hari imbaraga zihuza utwo duce bigatuma ibuye riba ibuye. Izo mbaraga rero zihuza utwo duce nizo zituma ibuye rikomera. Ariko iyo urebye umusenyi, kubera yuko hagati y'umusenyi umwe n'undi musenyi, cyangwa se hagati y'agace kamwe k'umusenyi n'akandi, nta mbaraga zihaba kugira ngo zihuze utwo duce dutandukanye. Murabona iyo abantu bagiye kubaka inzu bakoresheje umusenyi, ni ngombwa yuko bashyiramo sima. Sima icyo ikora ni uguhuza twa duce dutandukanye t'umusenyi kugira ngo havemo ikintu gikomeye gifatanye. Yesu nashimwe cyane. Rero mu musenyi usanzwe nta mbaraga, nta kintu kiba kirimo gituma umusenyi uhuzwa, bityo kugira ngo umusenyi ukore ikintu kimwe gikomeye. Niyo mpamvu ku mwaro iyo hari umusenyi, noneho umuyaga ukaza ku nyanja, umuraba urazamuka, hanyuma umuyaga ugahuha wa muraba. Uko umuyaga uhuha imiraba cyangwa se umuraba, hanyuma umuraba nawe ukaza ku mwaro, niko umuraba ugera kuri wa musenyi. Hanyuma iyo amazi asubiye inyuma mu nyanja, agendana n'umusenyi, asubiza umusenyi hehe? Mu nyanja. Niyo mpamvu ikintu cyose cyubakiye ku musenyi, kuko inyamaswa n'ubundi yaturutse mu nyanja, ikintu cyose cyubakiye ku musenyi n'ubundi birangira gisubiye mu nyanja, aho cyaturutse mu nyanja. Ariko ikintu kibiteye ni uko hagati y'umusenyi n'undi musenyi nta mbaraga zirimo zituma umusenyi uba ikintu kimwe gikomeye. Niyo mpamvu n'inzu yose wakubakira ku musenyi, bene data, n'ubundi yagwa, kandi ibice byayo bigasubira mu nyanja. Haleluya! Kuko amazi arabikurura akabisubiza mu nyanja. Ariko nanone dufate nk'urundi rugero, tuvuge yenda urutare. Aho ku mwaro yenda hashashe urutare, nanone umuraba urazamutse, umuyaga uhushye umuraba, hanyuma amazi aje kuri rwa rutare. Ntabwo rwa rutare ruzigera runyeganyega, ntabwo rwa rutare ruzigera ruhinduka, ruzakomeza ruhagume. Ni nayo mpamvu ikintu cyose cyubakiye ku rutare, n'ubundi kuko urutare rukomeye cyangwa se umusingi cyubakiyeho ukomeye, niyo mpamvu icyo kintu kitagwa. Rero ubwami bw'isi, bene data, bwubakira ku musenyi. Yohana ati, ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngo nagiye kubona mbona ngo inyamaswa izamuka iva mu nyanja. Iyo nyamaswa yari igiye hehe? Yari igiye kuzana ubwami bwayo. Ariko ubwami bwayo ahantu igiye kubwubakira ni ku musenyi. Umusingi w'ubwami bw'isi ni umusenyi. Yesu yavuze ati, uwumva amagambo yanjye akayakomeza. Mu yandi magambo, amagambo y'Imana ni rwo rutare. Amagambo y'Imana cyangwa se ukuri ni rwo rutare. Mureke dusome irindi jambo muri Matayo ibice 21, dusome ku murongo waho wa 42 ndetse n'uwa 43. Mwumve ukuntu havuga. Yesu arababaza ati, ntimwari mwasoma mu byanditswe ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka? Ibyo byavuzwe ku Uwiteka, kandi ni ibitangaza mu maso yacu. Nicyo gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabunyagwa, bugahabwa ishyanga ryera imbuto zabwo. Iri jambo ntabwo ndi burivugeho cyane. Ikintu nashakaga kuvuga gusa ni ukuntu ngo abubatsi bubaka ngo banze ibuye, kandi nyamara ngo ibuye ari ryo rikomeza imfuruka. Ibuye, bene data, ni Yesu. Ubwami bw'isi bwirengagiza Yesu,
bwanga Yesu, bwanga gukoresha ijambo ry'Imana, bwanga gukoresha ukuri, bugakoresha ikinyoma. Satani niwe se w'ibinyoma. Satani rero aha abami b'isi ikinyoma, arakubwira ati nta kintu ushobora kugeraho udakoresheje ikinyoma. Muri bizinesi yawe, mu kazi ukora, ibyo ukora byose, mu buyobozi, mu butegetsi, ibyo urimo byose, kugira ngo ugire ikintu ukora ugomba kubeshya. Umusenyi ahangaha urimo uragereranywa n'ikinyoma, kwanga ukuri. Isi yanze ijambo ry'Imana, isi yanze gukoresha ijambo ry'Imana, isi yanze kwemera yuko Yesu ari we kuri, ari we nzira yonyine yo kubaka ubuzima bw'iteka. Rero kubera yuko abantu banze kubakira kuri Kristo Yesu, mu yandi magambo ibyo bubaka byose ntabwo ari iby'iteka, ni ibintu bizashira, ni ibintu bizakurwaho. Kugira ngo byumvikane neza, munyemerere dusome muri Daniyeli ibice 2, dusome umurongo wa 44 n'umurongo wa 45. Mwumve ukuntu havuga: nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Uko wabonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki, rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, nuko Imana ikomeye yahishuriye umwami ibizaba mu bihe bizaza, kandi izo nzozi ni iz'ukuri, no gusobanurwa kwazo ni guhinyurwa. Rero igihe kimwe umwami Nebukadinezari yarose inzozi. Ntabwo nifuza yuko tubijyamo cyane kuko tuzabigarukaho tubivugaho mu buryo burambuye, ariko mu magambo make, umwami Nebukadinezari yarose inzozi, arazibagirwa, ahamagara abacunnyi, abakonikoni, abakarudaya, abantu bose bitwa ko ari abanyabwenge mu bwami bwe. Arangije arababwira ati nimumbwire izo nzozi narose, hanyuma munasobanurire icyo zivuze. Baramubwira ati ibyo ntibibaho, ntabwo bishoboka. Nuko arangije ategeka yuko babica, ko bica abanyabwenge bose, kandi mu banyabwenge hari harimo na ba Daniyeli na bagenzi be. Rero Daniyeli aje kubyumva yuko umwami yategetse ko bicwa, ashaka kumenya impamvu. Bamubwira impamvu yabyo, yuko umwami yarose inzozi kandi yabuze uzimubwira ndetse unazimusobanurira. Nuko ngo Daniyeli ajya ku mwami amusaba iminsi kugira ngo azaze noneho amusobanurire iby'izo nzozi. Nuko Daniyeli ajya kuri bagenzi be, umwami amaze kumwemerera arababwira ati mureke dusenge Imana tuticanwa n'aba bantu. Barasenga, nijoro Imana imuhishurira izo nzozi. Ajya rero ku mwami kugira ngo azimurotororere kandi anazimusobanurire. Aramubwira ati mwami nyagasani, ngo wari ku buriri bwawe hanyuma urimo gutekereza, ngo nuko ngo ugiye kubona ngo ubona igishushanyo kinini kirekire, ngo kandi giteye ubwoba, ngo kiguhagaze imbere. Ngo icyo gishushanyo ngo cyari kigizwe n'umutwe ngo w'izahabu, ngo kandi kigizwe n'agatuza ndetse n'amaboko y'ifeza, ndetse ngo n'inda n'ibibero by'imiringa, hanyuma n'amaguru y'ibyuma, ndetse n'ibirenge ngo bivanzwemo ibyuma ndetse n'ibumba. Nuko agenda amusobanurira ati ibyo bice byose bigiye bitandukanye, uhereye ku mutwe nta mwami azabaho. Aramubwira ati wowe ugereranywa n'umutwe cyangwa se n'izahabu, ariko nyuma yawe hazaza ubundi bwami, na nyuma y'ubwo bwami haza ubundi bwami, gutyo 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 gutyo. Ngo ariko nanone ukomeje kubyitegereza, ngo ugiye kubona ngo ubona akabuye, niho twasomye ngo ubona akabuye ngo katarimbuwe n'intoki z'umuntu, ngo ako kabuye ngo karaza ngo kikubita ku birenge, ngo hanyuma icyo gishushanyo cyose ngo kiragwa. Ngo nyuma y'abo bami ngo Imana ngo izimika ubundi bwami ngo bw'iteka ryose. Ubwo ni ubuhe bwami? Ni ubwami bw'abantu ariko bizeye Imana, biringiye umwami Yesu, batahakana ukuri, bemera ukuri, bakoresha ukuri mu buzima bwabo, mu byo bakora byose bagambirira kugira ngo bakoreshe ukuri, bubakira ku kuri. Umusingi w'ibyo bakora byose ni ukuri. Ibyo bavuga babishingira ku kuri,
ibyo bubaka, byaba muri bizinesi, byaba mu ngo zabo, byaba ku kazi, byaba muri politike, bakoresha ukuri. Bene abo rero Yesu nashimwe cyane. Mwumve irindi jambo, Zaburi 127 ngo ni indirimbo ya Salomo y'amazamuka. Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Rero ibyo wakora byose wirengagije ijambo ry'Imana, uburuhira ubusa. Ibyo wakora byose mu rugo rwawe, ibyo wakora byose mu kazi kawe, ibyo wakora byose uvugana n'umuntu kuri telefone, ibyo wavuga byose, ibyo wakora byose mu buyobozi ufite ahantu ukora, icyo wakora cyose iyo wirengagije ijambo ry'Imana, mwene data, uba urimo gukorera ubusa. Daniyeli ahishurirwa n'Imana ubwami bwose buzabaho ku isi, ngo kuko ubwo bwami bwirengagije akabuye, nk'uko twasomye muri Matayo ibice 21 ku murongo wa 42 ndetse n'uwa 43. Ngibuye abubatsi banze ngo niryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Ibuye ni Yesu, twabivuze, kandi ni ukuri kw'ijambo ry'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana. Rero ibyo wakora byose mwene data wirengagije ijambo ry'Imana, udakoresheje ukuri kw'ijambo ry'Imana, uba urimo kuruhira ubusa, biba ari ubusa, biba bizasenyuka. Daniyeli arabitwereka ngo akabuye kavuye mu ijuru katarekuwe n'ikiganza icyo ari cyo cyose, ngo karaza kikubita ku birenge, ngo hanyuma icyo gishushanyo cyose cyangwa se ubwami bwose bw'isi bwose bwikubita hasi buramenagurika. Mwene data, ubwami bw'isi bwose buzasenyuka, kandi ikibusenya ni iki? Ni Yesu cyangwa se ni ijambo ry'Imana. Ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Niwemera kuba umwana w'Imana, niwemera kubakira ku kuri kw'ijambo ry'Imana, Imana izagukoresha gusenya ubwami bw'isi. Reka nongere nsome Daniyeli ibice 2 ku murongo wa 44. Mwumve ukuntu havuga, nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami Imana izashyiraho nyuma cyangwa se muri icyo gihe cy'abo bami. Ubwo bwami nibwo buzamenagura. Ntabwo ari kakabuye mu by'ukuri kamenaguye, ahubwo ni abantu bafite iryo buye cyangwa se ako kabuye muri bo, bafite ukuri kw'ijambo ry'Imana, mu yandi magambo muri bo, bubakira ku ijambo ry'Imana, bagendera ku mahame y'ijambo ry'Imana. Abo Imana izashinga ubwo bwami bw'abo bantu, hanyuma ngo bamenagure. Mwene data, ufite inshingano zo kumenagura ubwami bw'isi. Haleluya! Buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Ubwo bwami bw'abantu bemeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bakimika ukuri muri bo, ubuzima bwabo bukaba bushingiye ku kuri. Abo imibereho yabo, uko babaho, nibyo bigenda bimenagura ubwami bw'isi, nibyo bigenda bisenya, birimbura, bikubita hasi ubwami bw'isi. Yesu nashimwe cyane. Bene data, Imana ibaho umugisha. Uyu munsi narigize ngo turebere hamwe ahantu inyamaswa yavuye mu nyanja yubaka ubwami bwayo. Umusingi yubakiraho bene data ni umusenyi. Haleluya! Ntukubakire ku musenyi, uzubakire ku rutare, uzubakire kuri Kristo, uzubakire ku kuri, uzubakire ku ijambo ry'Imana. Ukunda ijambo ry'Imana, uryimike muri wowe, uryimike mu rugo rwawe, uryimike ku kazi ukora, uryimike ahantu hose uba, uryimike mu mutima wawe, uryimike mu bwenge bwawe. Ijambo ry'Imana rikubere ishingiro ry'ubuzima. Ijambo ry'Imana avuga ngo mbere na mbere dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose tuzabyongererwa. Bene data,
iyo ushyize imbere ukuri kw'ijambo ry'Imana, iyo ushyize imbere Imana mu buzima bwawe, icyo ukora cyose ugashyira Imana imbere, icyo waba urimo cyose ugashyira Imana imbere, uba wubakiye ku rutare, kandi icyo ukora cyose ntabwo kizigera gikurwaho, ntabwo kizigera kirimbuka, ahubwo ibyubakira ku musenyi, ibyubakira ku kinyoma nibyo bizakurwaho, nibyo bizasenyuka. Rero ndakwinginze kugira ngo wubakire ku ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Mana yaremye ijuru n'isi, ndagushimiye nanone kubw'uyu mwanya. Nudufashe gukunda ijambo ryawe, nudufashe kurimenya, nudufashe kurigenderaho. Mwuka wera, Mwuka w'Imana, ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo wowe nguri umufasha wacu, nguri umwigisha wacu, ngo uzatubwira n'ibyo Yesu atatubwiye, ngo utubwire ngo ibyenda kuba, ngo kandi ngo uzatwigisha. Ndakwinginze Mwuka wera kugira ngo buri muntu wese unteze amatwi ugize icyifuzo cyo gushaka kumenya ijambo ryawe ndetse no kuryimika muri we, umufashe Mwuka wera kugira ngo abashe kubakira kuri iryo jambo. Ndagushimiye kumvise gusenga kwanjye, ni mu izina rya Yesu mbisabye kandi nshima nizeye, amen. Ubwoko bw'Imana muhabwe umugisha, amen.